Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongera kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana, kandi nk'uko bisanzwe duhora tubabwira ko tubakunda kandi duhora tubazirikana ibihe byose. Murabizi neza ko intego yacu ari kwigisha ijambo ry'Imana, iyo niyo content yacu. Hanyuma mu ijambo ry'Imana rishamikiyeho ibintu byinshi bigendanye n'ubuzima tunyuramo bwa buri munsi, harimo inyigisho zitandukanye zigendanye no kwiteza imbere, harimo inyigisho zubaka umuryango, ni gute umugabo n'umugore babana, ese umugore yakwitwara ute cyangwa umugabo yakwitwara ute, ese urubyiruko rwo rwakwitwara ute. Tuzasanga izo video kuri channel Ururembo TV, ni henshi, ni hamwe muri hake wabisanga, kandi bikakubaka, bikabasha kubaka umuryango nyarwanda. Nkuko mubizi neza, tugira umutwaro wo twatanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu cyacu binyuze mu muryango. Niyo mpamvu nguhaye ikaze aka kanya, wowe dukurikiye nguhaye ikaze rwose kugira ngo uze ubane natwe muri aka kanya. Birashoboka ko ari ubwa mbere ufunguye kwiyicano Ururembo TV, waza ukifatanya natwe ukumva iyi video kurinda itangiye kugera igihe isoreje, kandi ndizera ko Imana iri buguhereze umugisha ndetse cyane. Hanyuma nyemerera mbere yo gukomeza, turabizi ko Imana twebwe niyo tubanza, Imana niyo ishobora byose. Ubwo rero ishobora byose, niyo mpamvu tugomba kuyibanza imbere. Birashoboka ko umaze iminsi urwaye, birashoboka ko umaze iminsi ufite ibibazo bitandukanye, urwana n'ubu buzima busanzwe bwa buri munsi bw'imibereho, birashoboka rwose. Ariko ndagira ngo nkubwire humura, kandi ndagira ngo nkubwire ukomere, weho waba uri mu Rwanda, muri Afurika n'ahandi hose ku mpande enye z'isi, nkubwire ngo ibyo bibazo ntago ari ibyo kukwica, ahubwo Imana iri kumwe nawe. Uhumure rwose, uhumure, witinyishwa n'ibyo bigeragezo uri guhura nabyo, Imana izakugira neza. Nyemira tuba dusengana Imana. Mana Data wa twese, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza yawe ndetse n'urukundo rwawe rwinshi dukunda. Ngushimiye kuri Imana ishobora byose. Iki kiganiro mwami Mana yacu ngiye gukora, ubane nanjye kandi ubane n'abanyumva, mu izina rya Yesu. Bahabwe umugisha nawe, ubagirire neza. Hari abafite ibibazo by'uburyo butandukanye, abo bose ubiyereke, kandi abo bose ubiteho, babone ukuboko kwawe, babone ikiganza cyawe gikomeye kikora ku buzima bwabo, kandi aba barwaye ubakize. Urakoze mwami, urakoze ko wumva kwinginga kwanjye no gusenga kwabo. Byose buko ushaka no kushima, ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Nongeye kukwiyegereza nshuti yanjye, nongeye kubiyegereza mwege mwese musanzwe mudukurikira. Tugiye kuganira rero ikiganiro dufite uyu munsi, intego rwose ni intego nziza dufite. Ariko mbere yo kubabwira intego, reka mbanze nkubwire ikintu wankorera. Kanda subscribe ahantu handitse amagambo subscribe, hanyuma ukore kuri like, kanda like, share and comment. Urabugize neza, uraba uduteye inkunga kubw'iki kiganiro kugira ngo gikomeze gusakara ku bantu bose bafite iyo nyota yo kugira ngo babashe kugira icyo bungukira kwiyicano. Imana rero ibahereza umugisha kuko mubikoze, ndabyizeye ko mubikoze kandi. Hanyuma intego y'inyigisho y'uyu munsi ni intego igira uti: ngiye kubabwira ibintu bitanu. Banza unyumve, ibintu bitanu umusore n'umukobwa, abantu cyangwa se bitegura kurushinga, ibintu bitanu bagomba kubanza kumenya. Ni ibihe bintu umusore n'umukobwa bagomba kubanza kumenya? Ibyo bintu bitanu nibyo mbazaniye, ukurikire neza ubyumve. Birashoboka ko weho unyumva, waba uri umusore, waba uri umukobwa, birakureba cyane. Waba witegura kurushinga cyangwa ubiteganya no mu gihe kizaza, ni ibihe bintu bitanu ukwiye kubanza kumenya mbere yo kubaka umuryango?
mbere yo kurushinga, mbere yo gufata icyemezo cyo kugira ngo wubake urugo, utangize umushinga w'urugo, ni ibihe bintu bitanu ugomba kubanza gusobanukirwa? Reka tubyumve kimwe kandi tubyumve neza cyane, ukurikire ubyumve neza cyane. Ni ibihe bintu? Ubushize reka mbibutse, kuri iyi channel hariho n'amavideo agenda agaragaza inyigisho z'umuryango, ujye ukurikira kuzabanje. Kuri iyi channel twarebye ibintu bishyika kuri 6 bituma abasore n'abakobwa batinya kubaka urugo. Unyumve neza cyane, ibyo bintu 6 twabivuzeho. Noneho uyu mwanya ntuze kubyitiranya, nkuzaniye ibindi bintu 5 umusore cyangwa se abantu bitegura kurushinga, yaba ari umusore cyangwa ari umukobwa, abo bantu kari babiri. Ni ibihe bintu 5? Ni ibihe bintu bakwiye kubanza kumenya mbere yo kubaka urugo? Kuko twibukiranye neza ko kubaka urugo ntabwo ari imikino. Kubaka urugo ni igikorwa gitekerezwaho, ibyo tubyibukiranye neza. Rero weho wumva uri mw'uwo mushinga cyangwa uteganya uwo mushinga, ukaba uri umusore, ukaba uri umukobwa, yes, reka duspose ko nawe uri umuntu wamaze kurushinga, ariko ufite uzabyara cyangwa ufite n'abana bawe bageze mu icyo kigero. Nawe iki kiganiro ucyumve neza kugira ngo uzajye ugira umusanzu wawe utanga ku gihugu cyawe, utanga ku bana bawe, utanga ku muryango wawe. Yego, ugomba kubanza kubisobanukirwa neza kandi ukabimenya. Rwose kubaka urugo ni ikintu gikomeye. Ugomba rero kubanza, mbere yo kuyirushinga, ugomba kubanza kumenya kubaka urugo kari inshingano. Kubaka urugo ni inshingano ugiye gufata, icyo banza ugisobanukirwe neza. Kubaka urugo, wa musore we n'umukobwa, kubaka urugo ni inshingano ugiye gufata. Ni inshingano, ibi tubyumve kimwe. Kubaka urugo ni inshingano. Wari uzi ko ari inshingano? Mbese wari ubizi ko ari inshingano? Kubaka urugo ni inshingano. Ni ukumenya n'izo nshingano. Ni inshingano, kandi niba ari inshingano ugomba kumenya izo nshingano. Icyo ngicyo ubanza ucyumve neza. Ntabwo ari kwa kundi mwari musanzwe. Ntabwo uzaguma gukomeza kuba uri nka kwa kundi wari umusiribateri imbere. Ibyo banza ubyumve neza. Banza ubyumve neza. Banza ubyumve neza. Rero mwebwe mwafashe icyemezo, mutararushinga uyu munsi, banza umenye ibi. Icyo ni icyambere, kumenya ko ari inshingano. Noneho kumenya ko ari inshingano, banza ubyumve neza. Harimo ngiye kuvuga kuri verse 2 kw'iyo ntuze ya mbere. Icyambere ugomba kumenya ko kubaka urugo ari inshingano. Ni inshingano uje gufata. N'izo nshingano buri wese agomba kumenya, agomba gusobanukirwa. Agomba gusobanukirwa ko urugo ari ubufatanye. Sobanukirwa neza. Buri wese, umve wa mukobwa we, umve wa musore we, banza umenye ko kubaka urugo ari ubufatanye. Ntabwo ari amarushanwa ujemo. Ntabwo ari irushanwa ujemo. Kubaka urugo ni ubufatanye. Bisobanukirwe neza. Ni ubufatanye bwawe n'uwo mwashimanye. Ni ugufatanya byose. Ni ukumenya ko atari amarushanwa, ntabwo ari ugupingana. No. Kubaka urugo ntabwo ari agapingano ujemo. Niyo mpamvu tuvuze ngo ntabwo ari irushanwa ujemo.
ntabwo wakuba ku rugo uje kumera nk'aho ari agapingane mujemo. Oya, tuza abanza utuze ubisobanukirwe neza. Ni ukubanza gusobanukirwa neza. Banza usobanukirwe ibi. Banza usobanukirwe ibi kandi ubisobanukirwe neza. Ntabwo ari amarushanwa, ubimenye neza. Ni ubufatanye. Ni ubufatanye. Ugomba gufatanya n'uwo mugiye kurushinga. Wa mukobwa we ugomba gufatanya n'umugabo Imana iguhaye. Ugomba kuzafatanya n'uwo mwahuje, mwamaze kunoza neza ko mugomba kubana. Mugomba kubanza rero kubisobanukirwa. Ntabwo ari amarushanwa, ahubwo urugo ni ubufatanye. Icyo kirumvikanye. Yego. Kandi umugabo n'umugore bagomba kumenya ibyo buri wese ashinzwe. Umugabo n'umugore, icyo ni B yacyo, nkubwiye A yacyo. B y'icyo cya mbere. Umugabo n'umugore bagomba kumenya. Byumvikane neza. Bagomba kumenya ibyo buri wese ashinzwe. Turabyumvikana. Ibyo buri wese ashinzwe n'uburyo bwo gufatanya mu kubishyira mu bikorwa. Buri muntu wese, umugabo n'umugore, ugomba kumenya mugabo, ugomba kumenya nawe mugore. Reka mvuge ngo ugomba kumenya weho mukobwa, ugomba kumenya nawe musore. Urugo mugiye kubaka, buri wese agomba gusobanukirwa inshingano. Ugomba gusobanukirwa icyo ushinzwe. Nicyo ushinzwe. Ubundi nicyo ushinzwe. Buri wese agomba gusobanukirwa icyo ashinzwe. Buri wese agomba gusobanukirwa inshingano ye. Kuko urugo ntago ari ibintu urota uyu munsi ngo urushinge. Oya, ni ibintu ugomba gutekereza, ugomba kumenya. Buri wese agomba kumenya icyo ashinzwe. Nge tubyumvikane, tubigendanemo neza. Sibyo? Tubigendanemo neza. Tugiye ku cya kabiri. Ku cya kabiri ukurikire neza. Ni ibintu by'ingenzi. Ni ibintu by'ingenzi. Ni ibintu by'ingenzi. Buri wese, icya kabiri, buri wese agomba gushyira imbere no kubahana. Buri wese agomba gushyira imbere no kubaka umusingi w'umwuka. Buri wese agomba gushyira imbere, buri wese agomba gushyira imbere Imana. Turabyumvikana? Buri wese agomba gushyira imbere Imana no kubaka ku musingi w'umwuka. Ibyo tubigendanemo neza. Kubera iki washyira imbere Imana? Imana ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana yakuremye. Ni Imana rero ifite ubushobozi, kandi yabagizeho ubushobozi. Ubyibuke neza ko bwo kugira ngo uvuke wibaze ko ari umugambi w'Imana. Rero urugo rwanyu, niba mugiye gushinga urugo, mubanze mumenye ibi. Ugomba kumenya ko mugomba kubakira urugo rwanyu ku Mana, ndetse bidatandukanye n'umusingi wo mu mwuka. Kuba mu mwuka, kuyoborwa n'umwuka. Iyo usenga Imana, Imana iguha kuyoborwa n'umwuka. Wumvira mwuka wera, ntiwiyobore ubwawe. Icyo kirumvikana. Mugomba kandi gusengera hamwe no kugisha Imana inama. Gusengera hamwe, iyo ni A y'icyo kibazo cya kabiri, iyo ngingo ya kabiri. Ni ugusengera hamwe no kugisha Imana inama mu rugendo rwose. Gusengera hamwe no kugisha inama Imana mu rugendo rwanyu rwose. Iyo ni A. Byumvikane neza. B yacyo y'icyo kibazo cya kabiri. Kwibuka ko
Imana niyo musingi ukomeye w'urugo rwose. Birumvikana. Mwibuke ko Imana ariyo musingi ukomeye w'urugo rwanyu. Icyo ni ikintu cya kabiri ugomba kumenya. Murabyumvise cyane. Tugiye ku cya gatatu. Icya gatatu, icya mbere ukibe wacyitayeho, icya kabiri ube nacyo wacyitayeho. Icya gatatu ni itumanaho. Communication ni ingenzi. Itumanaho, guhana amakuru. Nyandi magambo, guhana amakuru ni ibintu by'ingenzi mu rugo. Urugo ushaka gushinga urugo rwose, ndakwinginze banza usobanukirwe neza ko itumanaho, cyangwa mu yandi magambo y'abanyamahanga communication ni ingenzi. Communication ni ingenzi. Communication ni kuki ari ingenzi? Abantu guhana amakuru ni ikintu kijya gikomerera benshi, ariko burya guhana amakuru havamo ibiganiro, kuganira ku bintu, guhana amakuru ku bintu runaka, sibyo? Guhana amakuru ku bintu runaka, sibyo? Ayacyo niyo communication. Kuvugisha ukuri ni ibintu by'ingenzi. Urugo rwanyu mugomba kugira ukuri. N'Imana irabidusaberega kuvugisha ukuri. Kuvugisha ukuri rero mu rugo rwanyu, nimubikora, nimuvugisha ukuri, nimubwizanye ukuri, bizaba ari iby'ingenzi cyane. Bizaba ari iby'ingenzi cyane. Iyi nyigisho ndayivuga nitonze, kuko ni ibintu bikora kuri bantu benshi. Urugo rwanyu mugomba kurwubakira ku kuri. Yego, mugomba kurwubakira ku kuri, kubwizanya ukuri ku bintu bitandukanye. Kubwizanya ukuri ni ingenzi. Ntugahishe mugenzi we, ntukabeshye mugenzi wawe, kuko nutabifata, nudatangira kubyitoza mutaragera mu urwo rugo, bizakubana ibibazo. Witangira kubeshya sheri wawe mutararushinga. Banza umenye ko communication ari ingenzi, guhana amakuru. Yego, kuvugisha ukuri, kubwizanya ukuri. Urakoze cyane. B yacyo, icyo cya gatatu. B yacyo nayo ni ingenzi. Kudahisha ibitekerezo byawe. Bwira mugenzi wawe igitekerezo cyawe, ntugihishe. Kubera icyo uhishe igitekerezo cyawe, muhisangize igitekerezo cyawe ni ikihe. Igitekerezo cyawe wigihisha. Wihisha ibitekerezo byawe, kuko muhisha ibitekerezo byawe, umusanzu wawe azaba ari uwuhe? Cyangwa se ibyifuzo byawe. Ibitekerezo, ibyifuzo, wibimukinga, wibimuhisha. Mubwire ibitekerezo byawe, mubwire ibibazo byawe. Ibitekerezo, ibyifuzo n'ibibazo bimubwira kumve. Kandi nawe niba uri inkumi bibwiye umusore, nakumve. Nawe musore niba ubibwiye inkumi nawe nikumve, mwige kubyumva. Communication, ibyifuzo, biri muri byose, muri cya kintu cya communication, itumanaho. Ibyifuzo ntimubihishanye. Ni ingenzi rero. Tugiye ku kibazo cya kane. Icya kane ugomba kumenya. Kubahana no kwizerana. Wari uzi ko ari ingenzi? Ibi tukubwira ni ukuri. Ibi tukubwira ni iby'ukuri. Kubahana n'ubwizerane, ibi bigomba kuzaranga urugo rwanyu. Kandi bigomba kuranga urugo rwanyu. Namwe mwarushinze. Kubahana no kwizerana bigomba kuranga urugo rwanyu.
kuko ni ingenzi. Ibi ni ingenzi cyane. Unyumve neza, munyumve neza, ibi ni kuki ari ingenzi. Kubahana n'ubwizerane. Iyo wubashye mugenzi wawe, niba Imana ihuje abantu, abo bantu mu gihe batizerana baba bari ku manegeka. Abantu Imana ihuje mu gihe batizerana baba bari ku manegeka. Rero ni ingenzi. Ni ingenzi. Ni ingenzi cyane. Banza ubyumve neza. Kubahana mu magambo no mu bikorwa. Yes, mugomba kubahana. Iyo ni aya. Mugomba kubahana mu magambo ndetse no mu bikorwa. Ibikorwa byawe bigomba kuba byubaha mugenzi wawe. Imvugo yawe igomba kuba irimo icyubahiro wubashye mugenzi wawe. Icyo cyumvikane neza. Kandi ndizera ko cyumvikana. Yego, icyo kirumvikana. Icyo kirumvikana. Ugomba kwizera mugenzi wawe. Kwizera mugenzi wawe, mugirira icyizere. Nutamugirira icyizere, urugo rwanyu ntabwo ruzashinga, ntabwo ruzatera kabiri. Nutamugirira icyizere, ugahora ushidikanya, yavuganye na runaka, mwari muri kuvugana ibiki, ibintu bikaba intambara. Oya, urugo mwifuza gushinga ntabwo ari intambara mujemo. Urugo rugomba kubaho ariko harimo ubwizerane, kubahana no kwizerana. Girira mugenzi wawe icyizere. Nutakimugirira rwose urugo rwanyu ntabwo ruzabasha gutera imbere na rimwe. Kubera iki? Kubera ko uzahora umushidikanyaho, uzahora wumva umucungacunga. Uzahora wumva umucungacunga. Niko bimeze. Nibwo muzabasha kubaka urugo rutajegajega. Ni mu bikora ibyo muzabasha kubaka urugo rutajegajega, rudahora nk'amakimbirane, rudahoramo urwikekwe. Ibyo bintu ni ingenzi. Ibyo bintu ni ingenzi. Tugiye ku cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugana no ku musozo. Kandi ndizera ko bino bintu ni mu bikurikiza. Ibi bintu mbabwiye ni mu bikurikiza, ukakurikiza izi ngingo uko nagiye nzikubwira. Nuzikurikiza rwose uzabona ibintu bikomeye. Gucunga neza umutungo w'urugo. Yes. Gucunga neza umutungo w'urugo n'imibereho nyine. Umutungo w'urugo mu mibereho yanyu. Wari ubizi ko ari ingenzi? Mubanze mumenye ko gucunga neza umutungo w'urugo mu mibereho yanyu ari ingenzi. Ibi byumve neza cyane. Ni ukuvuga ngo umutungo mumaze mbere yuko mushakana ugomba kumenya neza ko umutungo mugiye guhuza mugomba kuwucunga neza. Ntabwo muzabimenya mwaramaze kubana. Banza ubimenye mbere yuko ufata decision yo gushakana n'uwo mugiye kurushinga. Banza umenye neza ko umutungo atazaba ari uw'umwe. Banza umenye neza ko mugomba kuwufata neza. Ibyo ngibyo ubanza ubimenye. Ni ibintu by'ingenzi. Ni ibintu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo ayacyo ubwo mugomba kumvikana uburyo mugomba gukoresha amafaranga mubasha kubona. Iyo ni icyo cya gatanu. Kumvikana ubwo amafaranga ahagarariye umutungo, n'umutungo nawo. Kumvikana uburyo agomba gukoreshwa ni ingenzi. Ntabwo wa musore uzajya wifata warabaye umugabo ngo ukoreshe ibyo mwabonye ubikoreshe uko wiboneye. No. Nawe wa mudamu we uzaba wowe uyu munsi uri umukobwa, nawe menya wa mudamu we. Ntabwo ugomba gukoresha umutungo w'urugo uko wiboneye mu gihe muzamwara rushinze. Ibyo byumvikane neza. Mugomba kubyumvikanaho. Yego. Mugomba kubyumvikanaho. Kumenya gucunga umutungo neza, kwirinda ko amafaranga abisoko ry'amakimbirane, abisoko y'amakimbirane. Hari ingo nyinshi uyu munsi
imitungo iba isoko y'amakimbirane, aho kugira ngo ibe igisubizo, ahubwo iyo mitungo ikaba isoko y'amakimbirane. Ibi munyumve neza, aho kugira ngo imitungo ibe isoko y'ubumwe, ahubwo ikaba isoko y'amakimbirane. Rero ibi bintu nkubwiye ko ari bitanu, nshuti yanjye, ubyumve neza kandi ubishyire mu bikorwa, kandi ndizera neza ko numara kubishyira mu bikorwa uzabona impinduka yabyo, uzabona ko nakugiriye inama nziza. Ndagushimiye we warunkurikiye, ndagushimiye wowe wumvishe kino kiganiro ukagisoza. Ndakwinginze gisharinge mu yandi magurupe atandukanye ya WhatsApp, Facebook n'ahandi hatandukanye, kandi subscribe. Yego, kora like, tugerageze kwa gikunze. Noneho ikindi ngusabye gikomeye, kora komanteri yawe, utubwire iyi ngingo ya mbere wavuzeho, iyi ngingo ya kabiri wavuzeho, iyi ngingo ya gatatu wavuzeho, iyi ngingo ya kane wavuzeho, iyi ngingo ya gatanu wavuzeho. Ugende ujya kuri buri ngingo bitewe n'iyagufashije, utubwire, utere comment kugira ngo natwe tujye tumenya ibyo kongeramo mu kiganiro cyacu. Imana ibahereze umugisha, turabakunda cyane, tubasabiye umugisha w'Imana. Murakoze cyane, muhabwe umugisha n'Imana. Reka mbasengere isengesho rigufiya, mwebwe basore namwe bakobwa, kugira ngo mugire amahitamo meza. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Hari abakobwa hari n'abasore bitegura kurushinga cyangwa bateganya kuzarushinga. Ndasenze kugira ngo bahe amahitamo meza, bayoborwe n'Imana ndetse n'Umwuka Wera. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Murakoze cyane. Shalom shalom.